Hi guys, nizere ko mumeze neza, njyewe meze neza cyane. Amazina yanjye nitwa Umurerwa Media. Hanyuma rero nje kubabwira inkuru nziza. Nyuma y'igihe kinini abantu batari bake b'inshuti zanjye, abantu bankunda, abantu munkunda, nshimira cyane mumbwira muti ese Media wazatuzaniye YouTube channel tukajya tugukurikira mu bintu uzajya tugezaho. Ndashaka kubamenyesha ko rero uyu munsi noneho kuva ubu ngubu ngiye kujya mbagezaho ibintu bitandukanye kuri YouTube channel yitwa Umurerwa Media. So ndabasaba ko mwansapotinga rero, nyuma yo kubimbwira, nyuma yo kubisaba muri benshi, noneho naje kumva icyifuzo cyanyu nanjye ngishyira mu bikorwa. Kuri YouTube channel rero ya Umurerwa Media nzajya mbagezaho ibintu bitandukanye, ibyinshi birimo ubwenge, tuzajya twigiramo byinshi, nzajya mbazanira inzobere zitandukanye mu bintu bitandukanye kugira ngo twiyungure bumwe mu bumenyi muri ibyo bintu bazajya batugezaho, tugire ibyo dusigarana. Ntimuzange kure, ntimuzambe kure, mu by'ukuri ndabifuzaho ubufasha. Muzakore subscribe, mukore share, like and comment ku biganiro nzajya ngenda mbagezaho, kandi ndabizi neza ko nzabagezaho ibintu byiza muzishimira. Mbasabye kumpa imbaraga zanyu gusa, mukanyereka ko muri kumwe nanjye. Nzabereka nanone n'ahantu hagiye hatandukanye, cyangwa se nkajya mbari commandinga ahantu hatandukanye ntawe ushobora kuba wasohokera. Nk'ubu ngubu aha turi ni muri Bigogwe, murahazi se? See the view.